ugize ubwoba ntabwo wamfite wagira ngo uriya mukobwa yaraguhabuye kumurikije uburyo ese umureba ukuntu mbonye wikanzemo oya ni ukuntu nzi kagira ubugambo ntugire icyo ukora njyewe nawe babiri turare mu ntebe abakobwa barare mu cyumba erererere kubera ikiza nyine bari wese uje gukora icya Nyampinga wanyu ako Kiroso ndamukunda ngo Kiroso Nyampinga ubu ngubu bari kumusambanyiriza hariya ngo iki Kureba komedi se? Ndi kureba komedi. Ako burizi ko buriya nk'iyo televiziyo bayibye ninjye wasimburira no televiziyo nkajya nka gukinira komedi. Nimba rero nawe bizi uzajya ujya kuzikina tukureba muri televiziyo. Ubwo se nabikora hera. Nzi ko wambaye ako gatambaro mu mutwe. Nakambaye kubera karinda ko umuntu yakwandura mu mutwe. Buriya mba ngira ngo impamvu mbikubajije mba ngira ngo nyine ahantu ubundi mba nashoye imari njye ngenda mpareba njye mpareba uko mbyutse nuko uko niriwe mbese nirijwe mpareba. Ahantu washoye imari? Nyine imari gute? Kurumva inkange mba nagusukishije ndi kugira nyine nirijwe mbireba. Kunsukisha niyo mari? We mba nashoyemo imari urumva mba nashoye imari mu misatsi. Okay. Ushaka kureba noneho? Nshaka urumva numva nshaka kubireba. Sureba. Ubu ngaho nyine ni nk'umugabo we yumva abaye proud. Urumva ubu ngubu ubaye proud? Mbaye proud nyine nkahita nk'umuntu wabaye mwiza. Ubu bwiza bwawe mbese mba nabuguye nko kuri 60% nkabugeza kuri 90%. Urumva rero mba nakoze ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Nyine nabaye mwiza. Ariko nanjye twibona ko nabaye mwiza mugake. Nagerageje. Mbese ubu ngubu uzajya ugenda ubwira inshuti zawe ati Alain yaransukishije. None se Nyami ko nshaka kuntekera. Ushaka ko mutekera? Nta kibazo. Yego se. Nyine ubu nkarya ku biryo mbese watetse. Mba ndagutekera ntugire ikibazo pe. Yego. Urashaka mutekera iki? Ibihari hano to usanzwe dutekana ariko nyine uhindura uburyo tubitekamo. Twebwe urumva turafata tugakatakata tugavanga tukarya. Yanjye ndagutekera umuceri. Ya makaroni. Amakaroni? Naribe. Nza gutekera. Nyine urabiteka mu kanya to. Komeza wirebereho kananyingira twamba ndi gukora.
Wicara ngaha se burya? Yeah. Umeze ute? Sha fresh tu. Babo. Rero ntabwo nigeze mbona umwanya wo kugira ngo umuvugishe ariko sorry ku byabaye ku mugoroba. Yeah. Ni byiza gusa nanjye nyine I'm sorry ko nabashije nyine kumva ko naguprovoka kandi ntabwo ari byiza. Nanjye gusabye imbabazi nyine tu kandi ntabwo bizongera. Babo. Uko byagenda kose ntabwo nari nkwiye kugukubita. Ariko nanjye nabibonye ko nakoze amakosa. Kandi umbabarire. Nta kibazo. Amakosa ntabwo ari wowe ni njyewe kuko sinkeka ko nyine ibyo nakoze byari ngombwa ariko anyway ntabwo bizongera pe. Nyine wumva utuje wumva umeze neza ntabwo bizasubira. Nta kibazo Babo, urakoze kumbabarira bazi. Gusa nyine nagize ubwoba numvaga nyine ntameze neza. Nyine numvaga ibintu biri kundwaniramo nishinze amakosa menshi. Ariko nyine kuba ufashe iya mbere ukanabivugaho biranshimishije. Babo, amakosa twese turayafite. Uko byagenda kose ntabwo ari kuriya nawe gutwara ibintu. Gusa njye natunguwe no kubona iturufu indengera nakoreshaga wamfashe. Basi twisubirire mu buzima twari tubanyemo. Nibyo byiza ko twabashaka kuganira nyine buri umwe akisanzura ku wundi kumva ntawe ubangamiwe n'undi. Ariko nayo mpamvu nawe nkubwiye ngo nyine kuba ufashe iya mbere ukabivugaho biranshimishije. None se undi Babo, watekereje ute kwemera ibyandi banza? Erega nyine birumvikana bitewe n'uburyo nkubona sha. Ye nyine numvaga bibaye ari ibyanyabyo kuri ngiye nta n'ikibazo kuko seri uri mwiza. Sinzi niba Alain ajya bibona ariko ese ubundi mubaze gato. Mbaza nta kibazo. Alain abayeho ate, mubanye gute? Alain rero uko nabikubwiye niko nawe nabimubwiye. Gusa we ntago yemeye gupfa. Ni umunyabwoba. Yese abireka. Ariko niyo turufu nakoresheje kugira ngo bigere uyu munsi njye na Alain nta kintu turakora. Cyakoza pe wantunguye. Uko byagenda kose tugomba kubikora mu buryo atarabukwa. Karibu bro. Alain, meze Meze neza. karibu. Ko nawe wazindukiye guhaha. Mangufashe. Nta kibazo ko mwicaye hano. Turi kuganira bisanzwe. Muri iki gitondo Ariko abantu babona bagomba kuganira. Hari ibintu twari turi kuganira kandi bigufitiye inyungu. kagira inkuru rero. Iyo mfitiye inyungu ntabwo nabyanga. Urumva nyine hari
utuntu twari turi kuganira dushaka kugukorera nk'aga surprise. ubwo so biracyabaye surprise ko bivuze. Erega nawe abaje yirukanka ba. Cyakoze byo yaje akubita ibirenge naye naragize ngo numujura nkurikije muri iki gitondo ukuntu kugenda. Gusa nyine seri naga surprise nyine twe tugiye kugukorera twe turi kugutegura. Surprise nk'iki? Ariko ndumva atari ngombwa ko bimubwira. Nakahe nyine mukambwira bimubwira ariko. Twe tugiye gukorera anniversaire ariko tukabikora mu banga. Anniversaire? Ya. Anniversaire yanjye yarangiye ejo bundi se izongera kugaruka ryane ushaka kwisubiramo? Arega. Ese we ntubizi yenda urabona nk'ubuzima tuba twibereyemo hari ukuntu umuntu ategura ikintu kare kugira ngo nyine iyo tariki izagira ibintu byose biri ku murongo. Kuko we ntabwo uzi ukuntu biguyemo kandi byari bigeze kure. Ega Alain iyo uteguye ibintu mbere bijya biba byiza cyane kurushaho. Gusa ariko njye ndumva tutabihagarika n'undi nubwo yabimenye umunsi ntazawumenya. Twanahindura no munsi. Yararimo muri mbwira ukuntu nyine uri umwana mwiza ukuntu nyine yagiye ahura n'abatipe nyine bakamubera ibibwa wowe ukuntu ugenda umufasha umunsi ku munsi noneho nanjye mpita nibuka dushaka ikintu yazagukorera cyagushimisha ko nyine nta muntu uragufitira anniversaire ku gatekerezo mpita nkamuha. Uri rusanze ariko twari turi kuganiraho nyine kugira ngo ambaza ukunda iki se twazabikorera ahantu hameze gute bisaba ngahe. Ariko n'ubundi cyo gikorwa kigomba kuzabaho sibyo? Nagatekereje ko Alain yagakwiye kubyishimira ariko ndabona nta hantu bimukoze. Tuzo wenda ari Nyampinga winteguriye ntabwo nabyanga. Subiza ubushize ukuntu twarahurije se. Niwe ubiri inyuma byose. Bari winteguriye nge ntabwo nabyanga mbyanze kabisa. Rwose gahunda nigera y'amahoro. Nahari birero imvugo ha utuntu two guteka. Zanumwigize mu nzu nacyo. Aya nari bigendere ndaza tsinda twijyanire ariko no kwirusha. Baramutwaye. Ahubwo nari we nta kibazo. Kamutwaye. Tunterekera mu cyiko nari. Eko. Nase bro. Biri serious? Seriye ahubwo biri seriye kurenza na seriye. Kuko uyu mwana nge naje gusanga abirimo 100%. Wumve ko ngo afite n'umukobwa ngo wiriye wabo gukora ibintu by'amakeke. Bikora iyo keke hafi Gisenyi kagera. Su kwitegera se. Urumva uwo mukobwa nge twaganiriye numva yayitegera mpitamuga ati none umukobwa w'ubuzana mutumira aza yizanye. Ahita ambwira ngo siko ari byo kuko ngo akahita areba n'uyu mutipe w'inshuti yanjye Alain. Uwo mukobwa w'iwabo nyine. Ibintu byatunganyijwe ahubwo ikintu nyine urumva nyine ntabwo nakubwira umunsi. Dushobora kugukora surprise imbere yuko anniversaire yawe igera cyangwa nyuma yayo kugira ngo nyine ngo umunsi utazawuvumbura. Mwana arakukunda. Wewe uragufata neza umwana ukomeze wasame n'akazi kawe. Bigeze kure. Bigeze kure. Ibi nyine ugiye guteka byose? Ibyo ngiye guteka. Songe ko ushaka makaroni? Ko mbona depo yabishizemo. Ngoko. Yego umusore n'urya. Rero hari ukuntu twebwe hano turya tubara iminsi. Turya nyine tureba iminsi turi gutekereza nuko tuzarya ejo. Nubwo rero hano twaba wabukoze ako bita gusesagura. None nabasesaguye. Gusa Alain. Wagira n'ikingano. Ko mbona biriya byo byakabahagije. Urateka nkaka kamwe. Yego. Ariko akarya wenyine. Hano urumva. Urarya wenyine n'abandi barya.
hano ntabwo nyine dukunda kureba guhaga cyane, tureba nyine tukavuga ngo ahubwo turatetse akanya n'ejo tuzabirya. Nese Alain, ushatse kumbwira ngo niki kari kumwe? Nyine numvaga wenda kubera ko ari wowe nanjye na Babu wateka nk'utu tubiri. Nese Alain, mubaze? Nta kibazo bambaza, ndagusubiza kabisa. Mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe? Ese ko ubusanzwe n'ubudasanzwe byose ari bimwe? Ntabwo byose ari bimwe. Nyine urumva njye manajinga nyine ubuzima. Manajinga ubuzima? Manajinga ubuzima gute? Urumva nyine urumva ndeba kubaho kwanjye akaba ari byo, akaba ariko kazi nkora, navuga ngo nzabaho gute uyu munsi, nzabaho ejo, ubundi gutyo. Kubaho kwawe niko kazi ukora? Kubaho kwanjye nyine ndakubwira ntabwo bisobanutse. Kubaho kwawe niko kazi ukora, nyine wowe kubaho kwawe ni gute? Kubaho kwanjye se? Kubaho kwanjye nyine mba ndi kureba uko nari buburare cyangwa umbwirirwe. Nese Alain, ikintu waba ukora gituma utaburara cyangwa ngo ubwirirwe, njye nicyo ndi kukubaza. Icyo ntaburara ngo mbwirirwe? naho kumanajinga uko wabimbwiye nyine ngo manajinga mu kubaho kwawe nabyumvishe, basi nshaka kumenya ibyo manajinga byo biba byavuye. Iyi nyine urumva ndumva iki? Ndumva iki? nyine urumva ngiye ubundi nta kazi fatizo ngira, nta kazi gafashe nyine ngira. Akazi gafashe ugira? Akazi gafashe? Yenda nyine nta kazi nyine kanyako ngira. Muri make nta kintu ukora? Ugikoraho ndagikora kuko ntabwo naba ndi hano nta kazi nkora. Kurumva nta nubwo waba umaze iminsi gutyo ubaho nta kazi nkora, ahubwo nyine ndagerageza nkakora, nakabura nkaguza. Urumva nyine nta kazi nkora kenshi. Ukaguza? Okay. Njye rero nzi ko ufite akazi nyine gahoraho ukora. Gahoraho naba nkubeshye, wenda nambabire kuba wenda narakwirariye, wenda tumaze no kumenyerana, ariko ntabwo gahoraho ko ngafite. Wenda nabwira umuntu nkamurangira inzu wabamo, nkarangira umuntu imodoka agura, nkarangira umuntu agatelefone agura ka make. Urumva urumva ngiye nyine akazi kose ndagakora, ndi n'umututarafu. Urabeshya? Noneho ukora akazi nka kakandi k'abantu barangira amazu, babandi bagenda bazenguruka mu bipangu, mu makaritiye bari kubaza ahantu hari amazu yo gukodesha. Ariko ngiye nyine urumva ko ndi prive. Okay. Ndi prive. Ariko Alain, nani byatanje imana, nanjye nimara kubona akazi mani nzajya nanjye ndebe ibikeneye mbikore pe. Nimara kubona akazi nanjye ngomba kugira ibyo mfata inshingano. Nta nubwo ngiye nawe se? Oya ntabwo narakoreye. Oya kuba warambeshye ndabyumva, warambeshye ntabwo akantu ko kwikangamo kabura, ariko nta kibazo kandi wumve ko nta kibazo. Nanjye nimbona akazi nzajya ngerageza kugira ibyo nitaho. Ubwo bivuze ngo uracyari hano indi minsi? Nanone akanyura ndambiwe. Ntabwo mvuze ko urambirwa.
urandambiwe nakumvishe nese gute ubimbajije gute Nyampinga ntabwo nakurambirwa ko hari ukuntu nyine mbona n'ubundi wahindura ubuzima bwanjye nyine utuma ngerageza no gushaka n'uwo nahura. oya njyewe tumaze kumenyerana hari ibintu byinshi maze kumenyeraho umaze kumenyeraho nanjye ndumva njye naje mfite ahangaha mfite gahunda yo kuhaguma mpaka igihe mboneye akazi nanjye nkashaka ubuzima nyine bw'ejo hazaza nkashaka ikizantunga muri iyi Kigali ntabwo aka kanya nahita mubwira ngo ndagenda cyangwa ejo kandi nta mfatiro nzima ndabona. Ngo bivuze ngo uzaguma hano mpaka nzaguma ahangaha mpaka kereka wenda wowe wumva undambiwe se cyangwa se utanshaka wenda ntaribiho kuko nta kintu ndabona cyatuma mba muri Kigali nta kibazo nyine ubwo wambwiye ubundi buryo tubigenza nawe ngiye kugenda nta gahunda mfite. Teka nta kibazo. Ningiye hanze ndagaruka. Nta kibazo. Le numéro composé n'est pas accessible. C'est network. Alo, mwiriwe neza. Alain, Mwiriwe. mwiriwe neza. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Ayanyu. Nanjye ni meza. Ko tutabamenye. Njyewe se ndakwibwira gutira ni wa muhungu nyine wawe ndi mwiza. Mungu mwiza. Mungu mwiza no Mungu mwiza ute? Nako ni wa wundi uziranye na Kidombari. Kidombari? Kidombari bahe kumva Kidombari nayo kumumenye. Agira ndi yitwa nde? Yitwa Kirabo irindi nibyo numva nzi. Kirabo? Amakuru yawe? Amakuru ni meza ndumva ubwo wahise unamenya. Wapi ntabwo ndi kukumenya buriya niyo mpamvu uri kubona mbitinzeho. Okay, none se uri he? Ndi mu rugo. Uri mu rugo? Yego. Nanjye se ko nari ndi ku rupangu rwanyu. Wari ku rupangu rwacu urahazi se? Ndahazi. Waje nkakubwira. Ko waje ku rupangu rwacu se ni amahoro? Nagira ngo uze nkubwire. Nzumbwire? Njyewe se? Wowe. Nzumbwire ibiki binzaniye iyo aho uri? Ni utuntu duke nagira ngo nkuganirizeho ubundi mite ngenda. Ni duke. Ushaka ko tuganira ibintu bimeze bite? Ushaka iyi? Tanga abana, tanga nese niho ryiza. Okay, ni ikigembe. Ikwiyegereza se. Ako uzajya wiba wibe no mu ikarita. Girebye. Urambanje rero. Kuki? Urambanje. Siko mboye umujokeri. Nyine ubwo yariri mu bigaraje twaye turayishyira mu ipiki.
oya amfaya ishyire ku rondo urugero urabindi ndobindi urashaka urakoze cyane shakondisha ibigarasha ngo gerageza amahirwe shahangaha nayenda gusimbuka to warangiye panda pande to umuzimu wawe yapfuye wa ariko baba uruzi ko Nyampinga azaguma hano mpaka abonye akazi yego se erega mani nta nicyo bitwaye ngusha uriya mwana ntari birye kabisa siko nsigaye mbona waricishije bugufi riga nawe mba nifuza ko nakubona umeze neza uri kumwe n'icyana kimeze neza wariye ba ngo rero urumva umeze neza nk'ubwo uzi nk'ubwo ugize amahirwe akabona nk'akazi akiri hano waba umufatishije birangiye amufatisha mbese ubwo uri kubivuga kugira uzajye uprofitira oya profitiraho gute se kari amahirwe yawe ahubwo uzi umwana avuye iyo kure akaza ubundi we yahita agufata nk'umunyamugisha hahandi umukobwa ajya kuvuga akavuga ati umushahara wa mbere mbonye ndawusangira na Alain kusangira satamayeho ibyo ngibyo bivuze iki ariko rero ku kantu nako ugomba kugatekerezaho nk'umuntu w'umugabo wabaye aramutse anyihambira ese yakwihambira akosha nawe rwose aho ubuntu uriya mwana yoroye umwana mwiza kuriya bigaragare ko n'ubundi ashobora kuba yaranamenye ko twebwe ubuzima bwacu tubamo ari ugupfundikanya aho umenye ko ari mwiza gute impamvu rega wowe impamvu sinzi niba uyu munsi wa none ushobora kumva kutasobanukirwa uburyo nge mbibona kuko ngewe iyo ndi kumureba murebera kure ntabwo mba mwegereye ubwo rero ubwiza bwe mu muntu atambuka ariko nkavuga ati bro umeze neza tujye tubwizanya ukuri mana nta mwana ni mwiza mwiza pe kandi wowe nyine mbona ntazi ibyawe oya mana none se urumva ngewe najya nkavuga ngo Alain ufite umukobwa mubi umwana wawe ni mwiza watakajeho ibintu bingana kuriya ni mvaye siko ngewe mba ngomba kukumotiva kugira ngo mani ukomeze unarwanirira ishyaka abone nako kazi ese ikibazo mfite nago mare n'ubu ngo tuzabaho gute aya mani nese ugira ngo buriya ibyahaza 2 na 3 birabahaza ikibazo se wabyorohiye uragenda yagiye ntiwibutse kumusigira nanjye ntiwibutse kunsigira ku kantu niko ngomba gukosora ukosore nyine ugakosore wowe wari kumenye ko natwe hari abandi natwe duhari yego nyine wenda ntago nkurenganye uba wahaye ariko wakabirebye ukavuga ati Alain aragize menya nk'ibyo ukavuga ati Alain na nuza Nyampinga bari inyuma uribuka iba no mu ikarita kwara nawe urarambira singiyo se ahubwo mva nyine reka nkubwire ako kabazo ko kagomba gukemuka kuko niba n'ubundi azavana akazi yakabonye ibintu bigiye kujya ku murongo sibyo ahubwo mfite umushyitsi nimugoroba arakana kari bungwiremo ubwo bivuze ngo hasi babo nawe tujye tuvugisha ukuri ndabanye mfite umushyitsi hano nawe ujye gupanga kuzana undi mushyitsi hano none ngewe urashaka nkomeze mererwe nabi wowe umeze neza umerewe nabi se urarwaye ko ntari kukumenya buriya twaganira nakumenya ariko sindi kukumenya pe ubu kugira ngo umenye rero ni uko wabuze ikidumbari cyangwa ugasohoka ukandeba biga kandebe ko nsohoka murebe nari netse reka mbe nzimijeho gaze nsohoke murebe uraje ndaje sawa ubundi banyita gateresi ka araza mite nifata uko bonjour oya mwiriwe nitwa Musa cyangwa Kiruso ariko Alain ubu nta nubwo ushobora guha agaciro iminsi maze nkumbagurika hano mu ntebe nako kino
ibyo bintu ntabwo tubyumva kimwe. Nyine wowe mbese wowe urazana umushyitsi gusa kandi wowe ihangane sibyo, wowe n'umushyitsi wawe murarara mu ntebe sibyo, noneho nanjye uwo mwana ze turaza. Njye nande njye na Nyampinga turare mu ntebe? None njye se ko maze igihe mparara. Uyu mana ntabwo ibyo bintu biri bukunde. Nese ubwo urumva gute njye nafata Nyampinga nkanyiza kumuraza mu ntebe? Ataharara njye ko maze iminsi marara, niba ngize amahirwe nkaba niboneye akantu nisongoreye kakaba kari buze kumara imbeho ninjoro, ibyumweru bibingahe byose ndara mu ntebe, kuki wumva yuko njye utanyihanganira ijoro rimwe? Nese kwihanganira urumva ibyo bintu uburyo bitayiminze byo bitari mu buryo oya Alain, niba ari ibyo urimo urakurura wishyira. Ntabwo ngende gukurura nishyira mana, gikira mu kuri. Ubu turayafata umushyitsi tumuraze mu ntebe, nanjye nze ndare hano mu ntebe. Nese nyine ntaba ari kubona ko haje undi mushyitsi umugenzi we, kandi nawe ariga babizi ko meze nabi. Ni wowe se? Ni njyewe. Mukomere cyane. Mukomere. Meze ute? Meze neza. Mu rugo biragenda? Sha biracamo nta kibazo. Yego. Amakuru yanjye ni meza. Nibyo ibiki? Ndi kuvuga ubwiza. Urakoze. Hari ukuntu ubona umuntu ejo wakongera kumureba ugahita ubona yarahindutse. ako ni good. Okay. Amakuru ni meza. Nitwa Kiroso. Iyi ntabwo ari ubwa mbere nkubonye ndakeka. Cyagiye hariya hepfo. Hariya hepfo nshobora kuba narakubonye. Kabisa. Mu rugo uri gukora iki? Mu rugo ndatetse. Uratetse? Ndatetse. Ku buryo utabisiga? Oya, gusa wasiga ibiryo bitarashya. Numvaga nshaka kukujyana ahantu. Kunjyana hano? Kunjyana hano hehe? Ahantu hari ibyananywa. Sha niwacu siko twatetse. Iwacu twatetse kandi ikindi cya kabiri hari n'amazi nyine iyo umaze kurya warenzaho n'amazi. Numva bitari gukunda. Ntabwo biri gukunda? Gute? Numvaga nshaka kukujyana nyine tugasohokana. Urumva siko wagira ngo ibikoresho byose n'ibyawe biri mu nzu. Sha wenda yego ndabizi igitana ni cya pe, kandi ibyo pe ndabizi ndanabigusaba imbabazi. Hako ntabwo bivuze ngo mfata uriya mukobwa nze nawe turare mu ntebe, ngo none nawe ugende urare mu gitana n'undi mukobwa akiri hano. Ubwo urumva yasubiramo gute? Uye we nyine arahita byumva kukorega nawe buri nese tuvuge ko waba atabibona. Niba ngize amahirwe nkambonye umushyitsi uza nibura karara ijoro rimwe ryonyine. Ijoro rimwe se ubwo ntabwo wakwihangana nibura ejo ukamusanga ahari. Abiwabo none se abageto ako nawe rero. Ngiye sinzi rero nibi bintu niba ngiye nzajya nibonera ukuntu nakwigenza ugashaka kubyitambikamo. Ubwo rero ubwo nanjye ndaza kuza none tujye turara tugerekeranye. Ngo iki? None nge ko nshaka kugira ukuntu kuvuye yango tutazabipfa kabisa. None muraharara ijoro rimwe basi. Sibyo? Ijoro rimwe ryonyine. Ndebe ko nigenza hari n'igihe byarangira kare. Urabizi nibyo. Noneho nanjye nkahita nanigarukira muri salo mugasubira kwiryamira. Ariko nanjye meze neza. Basi reka nkwereke. Reka tugabane kandi tubigabane neza. Nimurare muri kiriya cyumba. Ahubwo wenda ngiye nabishyabishye Nyampinga, urumva kuko rwose ntakubishye pazi ko nakiriya gitanda ari cyanjye, azi ko ibikoresho byinshi birimo hano mu nzu ari ibyanjye buriya ako ntundakarira. Buriya azi ko nyine ibintu byinshi ngucumbikiyeho. Muri make washobora kuba waranamubwiye ko nyine nta n'inzu nishyura, ibyombo byose ari ibyawe. Inzu tuyifatanya, ariko ibindi byo nyine ibindi nabyo azi ko ari ibyanjye. Nyine aho ni sawa, urahita umutambikamo akantu ubwira ati rero bro yanyengenze. Urahita unamupima ureba ko afite umutima. Kugira umutima ni kimwe no kurara mu ntebe ni ikindi, kandi uzi ko mu buriri wararagamo hagiye kuraramo n'undi mukobwa. None ubwo rero bigende bite niba umushyitsi wanjye yamaze kwemera ko ari buze. Ese kutetana isoni we? Akantu k'isoni se? Oya nyine iyo uri kuvugisha umukobwa mwiza nkawe uba ugomba kugira isoni. Nta mungu uteretana isoni rero, kandi ndabizi urwo tereta.
gutereta ndakubeshyera se ko n'ubu bitinzeho gutereta nyine birimo ariko apana kakanya apana kakanya gake gake okay gusa ariko Ricky narakukunze warankunze urakoze ntabwo wamfite wagira ngo uriya mukobwa yaraguhabuye kumurikije uburyo isi umureba ukuntu mbonye wikanzemo oya ni ukuntu nzi kagira ubugambo ntugire icyo ukora njyewe nawe babiri turare mu ntebe abakobwa barare mu cyumba erererere kubera ikizi nyine bari wese uje gukora icya Nyampinga wanyu ako kirasa ndamukunda Nyampinga ubu ngubu utaba ari kumusambanyiriza hariya ngo iki ku marembo ako nawe umunwa wawe ni umuntu nk'ayo magambo uyazanye uyakuye nk'ibyo bintu buvuga uzi ibintu buvuga buremera bufite inyataka mugende mwatake kiroso nuriya ngo Nyampinga wanyu nasi iki murarebana amara umusaza arasara akagwa ku ijambo mwageze mu karere kwirizu ko mwirirwa muhita ngo umunyamagambo yasohotse yewe muragaragaye ngo mufite z'abagore kajya kureba uko mwari bagenze none se tuzongera guhura ryari ubu rero twamenyanye twamenyanye se ubwo uzambwira nta kibazo okay reka nimero yanjye kiriho Nyampinga mwiza nta kibazo nk'uko yasohotse yaraye